You don't have to wait. YouTube. Abahanga mu by'ikoranabuhanga ndetse n'iterambere ntago bakigura telefoni zihenze ngo berekane ko ari abasirimu cyangwa se batunze ibihenze. Burya ngo inzu ni icyo uyiririyemo. Ujya wumva ngo mugenzi wawe uyu munsi musangira kawunga katagira imboga, nuko mu kwezi kumwe agatangira kugura ibibanza byo kubakamo ndetse yaguze n'akamodoka. Mwaganira akakubwira ko byose abikura mu ikoranabuhanga. Cyangwa se utunze smartphone ariko uruganya kandi wareba abandi ugasanga nizo zibakijije. Ujya wibaza ngo ese mayi bazibyaza amafaranga gute? Kuri uyu munsi rero tukaba twabateguriye icyegeranyo mu ncamake cy'uburyo ushobora kubyaza ikoranabuhanga ugendana umusaruro. Ujya wibaza uti ese ibyo nabikora nte ntafite ibikoresho bihagije kandi bihenze nka mashini se, telefoni ihenze, bafure n'ahantu heza ho gukorera. Ibyo ntibizigere bigutera ubwoba, n'agatelefoni ka kandi wowe ureba ukabona na amafuti burya nako kagukorera byinshi. Icyo usabwa ni ukubana natwe kugeza ku musozo w'iki kiganiro, kandi ikibazo uri buze kugira utwandikire muri comment turagusubiza. Kandi ndetse nyaboneka wibuke ukande subscribe no kunzogera tujye tukugezaho inkuru nk'izi bitakugoye. Nubona hari n'icyo inshuti, abavandimwe cyangwa ababyeyi hari icyo cyabafasha ukibasangize. Mukaba mugiye kubana nanjye Sugira BERTRAND muri iki kiganiro, muhawe ikaze. YouTube ni urubuga rwa mbere rukoreshwa mu gusakaza amashusho ndetse no gutunga benshi. Niba warafunguye YouTube, menya ibyo usabwa kugira ngo utangire kuba monetize cyangwa se guhembwa. Dore bimwe mu byo YouTube igenderaho itangira gutanga amafaranga, ibi bizwi nka monetize. Kubona amafaranga YouTube ihemba bisaba ubushishozi kandi n'ubuhanga. Gusa igisumba byose ni ugukora cyane kandi ukamenya ibintu abantu bakunda. Akenshi hari abantu babona barujuje ibintu byose ariko badahembwa na YouTube, kandi babona video zabo zirebwa ku bwinshi ariko ntibasobanukirwe ikiba kibyihishe inyuma. Byanze bikunze hari ibice biba bisigaye utaruzuza turubuze kuvugaho mu kiganiro. Dore ibyo YouTube igusaba kugira ngo umuyoboro cyangwa se channel yawe ibe yakwemererwa kujya muri YouTube Partner Program YPP cyangwa se umwe mu banyamuryango. Icyambere, kugira abantu nibura 1000 bakurikira ibikorwa byawe umunota ku wundi cyangwa se 1k subscribers. Icya kabiri, kuba ibikorwa byawe byararebwe nibura amasaha 4000 mu mwaka. Gusa birashoboka ko hari umuntu ushobora gukora amezi 2 cyangwa kumwe agahita yuzuza ibi byose akaba yatangira kwishyurwa monetize. Icya gatatu, ni ukubahiriza amategeko yose ya YouTube arimo kwirinda gukora ibintu biharabika abandi, kwirinda gushishura gusubiramo ibyakozwe cyangwa se copyright. Ivangura iryo ari ryo ryose ryaba rishingiye ku idini, aho wavukiye, ibara ry'uruhu n'ibindi. Iyo wamaze kugira abantu 1000 bakurikirana ibikorwa byawe aba subscribers, ikindi kandi ibikorwa byawe bikaba byararebwe nibura amasaha 4000 mu mwaka, ikindi kandi ukaba wemerewe kuba monetize cyangwa se kwishyurwa na YouTube, ukora icyo bita Google AdSense account cyangwa se ikofi ya YouTube. Google AdSense account yo noneho ikora gute? Ni uburyo noneho uba warujuje bya bindi byose bisabwa, hanyuma bakajya batangira kwamamaza biciye kuri channel yawe cyangwa se ku muyoboro wawe, hanyuma bakajya bakwishyura kuri publicité bamamarije kuri YouTube yawe. Icyo gihe amafaranga akiyongera. Ushobora kwibaza ngo ese ko kubona aba subscribers biba bigoye, byajya bishoboka yuko umuntu yajya bagura? Umunyarwanda yagize ati akeza karigura. Undi yungamo ati umukobwa wabuze umuranga yaheze kwa nyina. Ibi byose tubisanishije na YouTube kugira ngo ubone aba subscribers, igisabwa nuko ukora ibintu abantu bakabikunda kandi bagahora banyotewe no gukomeza kureba ibikurikira. Iki gihe bizabatera amatsiko bakore subscribe, nyuma babe babasha kubisangiza abandi bitewe n'uburyo babyishimiye. Kandi rero birashoboka ko ikipe yagura abafana. Ikiruta rero nuko ya kipe izakora cyane, noneho ikajya iha abafana ibyishimo bizatuma bayikunda ndetse bakayihozaho amaso. Ibi ni nako bimeze kuri YouTube. Ukubona abantu bagukurikira aba subscribers ari uko baguze, ntabwo ibikorwa byawe bibashishikaza, ahubwo ibikorwa ukora nibyo bituma bakwishimira bagakanda subscribe banakuza. Ku rundi ruhande, kubera ikoranabuhanga rimaze gufata intera, ushobora no kujya usangiza abantu bya bikorwa byawe ukorera kuri YouTube wifashishije imbuga nkoranyambaga, urugero amagurupe cyangwa se amatsinda ya WhatsApp, Facebook, Instagram ndetse n'izindi. Gusa hari n'indi ngingo ivuga ko kugura aba subscribers bishoboka, gusa benshi bemeza ko idakunda. Iyi ngingo tuzayivugaho birambuye mu nkuru itaha.
Reka turebere hamwe iby'ibanze biba bisabwa na YouTube kugira ngo video cyangwa se amashusho yawe ibe yujuje ibisabwa. Icya mbere, bareba nimba video yawe ari umwimerere wawe 100%. Icya kabiri, ugomba kwiha igihe kidahinduka uzajya ushyirirwaho video zawe mu rwego rwo kwirinda akajagari mu byo ukora. Icya gatatu, ugomba kuba uri mu gihugu cyemerewe kubamo abafatanyabikorwa ba YouTube Partner Program. Icya kane, kubahiriza amategeko ya YouTube yose. Icya gatanu, bareba ko video zawe zose zujuje ubuziranenge ntawe ziharabika. Uko iyo ubikoze bakagutanga kuri YouTube, hari igihe ihita isiba YouTube channel yawe cyangwa se umuyoboro wawe. Ushobora guhita wibaza ngo aya mategeko ninde uyareba cyangwa se ni gute umuntu yakurega bakaba bafunga YouTube channel yawe cyangwa se umuyoboro wa YouTube wawe. Ni ukuvuga ngo binyuze mu ishami rya Google ari ryo YouTube, ubu bari kwita kuri copyright cyangwa se ibihangano uba washyizeho bitari ibyawe. Hari igihe umuntu iyo wamwibye video cyangwa audio akurega bagahita bafunga channel yawe cyangwa amafaranga mukazajya muyagabana cyangwa akaba ari we uzajya uyafata, gusa wowe ntugire icyo ubona. Aho ushobora guhita wibaza ngo bikorwa gute cyangwa bikorwa nande. Ibi byose ni artificial intelligence AI cyangwa se irobo ibikora bitewe n'uburyo bubatse programme zizajya zibigenga. Hello there. How are you today? I'm doing well, thank you. How are you? I'm very good, thank you. Umva noneho uburyo runaka ushobora kujya ukora kugira ngo ujye uyaraka yabo kuri YouTube. Icya mbere ni uguhora ushyira amavideo yawe kuri YouTube ubutarambirwa. Ikindi, guhora ufite abantu bareba video zawe buri gihe. Igihe wujuje ibisabwa kandi, ikindi ushobora kwibaza ni ese amafaranga YouTube ihemba angana gute? Iyatanga mu gihe kingana gute? Amafaranga YouTube ishobora guhemba nta ngano agira, ashobora kuba make cyangwa se akaba menshi. Biterwa n'ibikorwa byawe ndetse n'abantu babirebye, ndetse bigashingira no ku hantu baherereye. Kuko ntabwo niba abantu 10 bari mu Rwanda barebye video yawe ushobora kunganya amafaranga n'ufite video yarebwe n'abantu 100 bari muri Amerika. View imwe ku muntu yibara ku masegonda 30. Ikindi, iyo ushaka ko ibikorwa byawe biba iby'umwimerere, wirinda kwiba iby'abandi ukabishyira kuri YouTube yawe, yaba ari amajwi cyangwa amashusho. Kandi gerageza gushyiramo amagambo ateye amatsiko kugira ngo abantu bajye bashishikazwa n'ibindi ushaka kuvuga, kubera ko iyo umuntu arebye video yawe umwanya munini kandi akaba yanayisubiramo, icyo gihe uba uri kwinjiza. Kandi iyo ugeze ku rwego Google yifuza gushyiraho ibyamamazwa cyangwa se ads muri video yawe, icyo gihe nibwo uhembwa gatubutse kurushaho. Urugero, niba 1k views cyangwa se views 1000 wahembwaga $1.2, noneho utangira kujya ufata $3 kuzamura. Turagusaba gukanda subscribe no kunzogera kugira ngo amakuru nk'aya ajya kugeraho. Niba wishimiye n'iyi nkuru kandi uyihe like, ndetse niyubagirwa no kuyisangiza abandi mu gihe ubona ko hari icyo yabafasha. Unajye muri comment utubwire icyo ukuye muri iyi nkuru. Mwari kumwe nanjye SUGIRA BERTRAND, nawe ubutaha. So these are the headline statements for monetization requirements into the YouTube Partner Program. But as you might imagine, there's quite a bit of small print. And let's be honest, it's best to know what these are now